mutumye kwigaho kugira ngo azane birote atahana ngewe nyine nawe oya naraje rega naje nta mikino nyine ngo naje nta mwenda nge bari bavuze naje ntungura buri zina na rimwe yanjye itaravuga ati Vumirira shaho wihangane mu byayo ntunguye komeza uvumire ndatorongera mpura n'ubuzima nta kazi kabaho ntakoze naragiye inka ndagira intama ndagira ihene nkorera umuntu kugira ngo iminsi y'icumi naka kazi ko koza imbwa ibintu biranga bamaye ngo b'imyaka 5 mu Rwabayanga ndara mu Ikanevu ndi umutima muri puberi nambara ikaburi imyaka 5 idahindurwa bari abantu batekera hanze bari bagafite ibyago n'amakuba washyiragamo umunyu nkure bavumira mu bikira gisafuriya n'abandagiye nta kundi byari kugenda se ariko baho ibitoki byose byeze byabaga ari cyane nageraga mu bitoki urumugiro ukambwira ngo byareze ntiwabimenya nk'abantu basarura ibyo nshoboye nagera ku ihene urumugiro ukambwira ngo yakuze ngo ihene yawe yarakuze ntiwabimenya nk'abandayijyanye ayijyana mu isoko nta bintu by'imikino umisikana na Vumirira wageraga imbere ugasanga kofe nayo hari nayitwaje ndagenda mbikirara kizwi atangiye ndakarara kakana ndebesha abandege akubwira nti dore indege iragiye nta yahanyuze nta yihari warara mugiye kureba indege nka abadayatwaye ziba zitadeguwa nabyo igisambo kimwe gitera gatarina kimwe gipfumura amazu nayoboye ibisambo 50 bitabatije igihe ubuyobozi bwaje n'ubwakira nugira ngo mupeni wati rwayanaga kugira nayoboye amabandi 50 atabatije ategeze agera mu Yorodani akanyumvira urabyumva nanyweye urumogi nanyweye sasi nanyweye kore nanyweye kanyanga nitetse imyaka nanywa iyo bita kapita mbere imwe bacandika niba hari umuntu wanyweye ku rumogi hano ubundi umunwa atabarerekwa arabonekerwa niba ari umuntu warisomye hano umuntu wari nyweye neza atarakotse kamwe urerekwa urabonekerwa umwitabi uri muri kaburimbo rikakwereka kugeza ku nyanja y'ibirahuri kandi uri isabune uzabona abasore bagenda ibirenge bidakora hasi neza uzababona tabirambwa ati umwana yoroshe babironi batagira ibintu wangi bati yoroshe ntabahetse uragenda mu Rwanda n'abasore bagenda guta badafite igihe cyo gufeta cyagize gutema abana dore n'iki ngiki Imana yavuze ngo ndakubatse kandi ugize gute urubakitse bivuze ngo niba Imana ikubatse wubakitse nta dayimoni yapfa kukunyeganyeza nta mahembe yapfa kukunyeganyeza nta biheko byapfa kukunyeganyeza niba shake bihuze bikusanye Imana yagize gute yakubatse Imana yakuganye na bijya kubisohoza izabaza abaturanyi n'umuntu mwicaranye ntabwo imubaza ngo urabyuka yavuga ati nige nkaganga revera aho nababaye yavuga ati ntera aho Uwiteka ariko sindi bubijyamo n'ibindi ariko Imana ikumbeye imbaraga z'amafaranga imbaraga z'iki papa z'amafaranga amen mavuta ubundi umuntu wubaka ni umuntu wubatswe ibintu ndi buvuge mujya mu byakira umuntu wubaka sambo murani ntabwo mushumba ari kugira ko ryo kubaka urusengero nkuru Imana itabanje kumwubaka yarabanje iramuhamagara imukuruzi neza iramwiyegereza imaze kumwiyegereza iramwubaka amaze kubakika nawe arubaka none tukamwikura none ikintu ugomba kumenya hanyuma yo kubakwa n'Imana itegure gukorana n'Imana ibintu bidasanzwe ni bande bari kunyumva hanyuma y'uko Imana ikubatse itegure gukora ibintu hari abantu bakeneye ko Imana ibakorera ibintu bidasanzwe ariko batarakora ibidasa mbere ariko sinzi ikintu mvuze rerekana mbere yuko urabyumva neza ukora ibidasanzwe hari ibintu bidasanzwe Imana ikora muri wowe yamara kugukorera ibidasanzwe nawe ugakora ibidasanzwe iyo Imana yatwiretse mu buryo budasanzwe natwe tuyivuga mu buryo budasanzwe iyo yaje mu buryo bw'imbaraga natwe tuyivuga mu buryo bw'imbaraga wabonye Imana ari kuyivuga hari abantu bazayivuga rurante hari n'abandi bazagiramo bagashyiramo agatege ka pastor uvuye ahangaha ati nayivuga yamvanye ahantu kajya shyiramo agatege gahunda ya dore uko zifasha muri tayari cyangwa ko gahunda nuko Imana ikubatse
kandi wubakitse ushireho ka rwose shaka Imana irakubatse ushireho kandi rwose rata hanyuma yo kubakika. Haleluya. Ugiye gusohokera mu mbyino z'abanezerewe. Mu mbyino z'abanezerewe. Iyo bavuze ngo wamwariwe biba bivuze itorero. Torero abandi kuvuga itorero. Iyo bavuze ngo wamwari w'Isiyoni we bivuze ngo ni itorero n'ubwoko bw'Imana buzongera gusohoka, ariko bugasohoka mu byishimo, aho umwanzi yabafungiraniye bazasohokaho bamanitse amaboko bashima. Uzongera, haleluya, uzongera kugira amashaka. Reka mvuge n'abantu bari hano, hari igihe ubona abaturanyi bafeta bakata keke ukagira ngo we ntibyakubera, ukabona abandi bambaye amakoti ukagira ngo wowe urutugu rwawe ntabwo ryajya mbikora, ariko ko mutanyumva we bitajya. Ukabona ntuza agenda yitwaye ukagira ngo wowe ugiye wicaye nk'abandi ntabwo wagishaka. Igihe kirageze ngo nawe usohokere. Wagira ngo abatuye muri nivose mu nzu zigeretse bavukiye 15 twega tuvukira ngaha. Nanjye byambera nawe byagira gute muvanye cyakubera n'ikijangiro. Hakiri ubuhanuzi bwo muri aya masengero. Ugiye gusohokera mu mbyino z'abanezerewe. Umuntu ukwegera umubwira ngo igihe cy'ibirori cyageze. Reka igihe cy'ibirori abari kubato abari kubakuze Imana ikuremeye icyo bita iki cyo bita fete. Hari abantu banyuma ngo bazamure haleluya watashe nijoro. Natani Imana imugaruka iramubwira ati Natani wamushubije umwami kubera icyubahiro cye. Ituza gato genda umubwire ngo warwanye intambara nyinshi, kandi mu bantu barwanye intambara nyinshi Dawidi yarwanye intambara nyinshi. Imana iravuga ati kubera ko nduwera n'inzu yanjye ari yera, ibiganza byawe ntabwo biri kubaka urusengero, ariko ikintu watekereje, umushinga watekereje ndawuhesha umugisha. Abana mu bana bawe uzabya, hari umwana uzanyubakira inzu, hari umwana uzanyubakira inzu. Amen. Amen. Yatwubatse kandi tugize gutarata. Turubakitse. Akaba twese. Yesu muri Petero kwa warusine. Ngo tugeze Amen. Igihe cyo kubakwa n'Imana. Dore ni iyi tariki byandike kwa iyi tariki. Wibishira kera, andika iyi tariki, andika uyu munsi, uvuge ngo mpuye n'Imana iranyubatse. Amina. 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 Tobita rwose rata. Tobita rwose. Tobita rwose. Ariko usanga ubwira umuntu umwegera ngo rwose. Dere warasiri my father. Imana irakubatse kandi kuri ibyakunyeganyeje bigiye kongera guhindukira bisanga wubakitse rwose. Sawa. Ubwo bivuze abantu baguheruka warasenyutse, mugiye kongera guhura wubakitse rwose. Amen. Hari umugore iminsi yasenye yitwa Nawomi, ageze iwabo baravuga ngo Nawomi yaje, arababwira ati mwivugira iryo zina ni munyite Mara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira. Ariko ngo igihe kigeze Imana imuhereza umucunguzi wa bugufi Bowazi. Buriya hari umuntu Imana yakubikiye ugomba hari Bowazi umucunguzi wa bugufi, mwene wacu wa bugufi. Aranavuga ati nimugahumbe bike, ategeka n'abasaruzi ati mujye mubisigamo.
komera Imana amashyi mujya musigamo abantu baje guhumba muri uyu murima birahumbikika ahangaha ariko dore we ukuntu abanyakigali reba ukuntu bandeba wowe urabona waje kubonekerwa uri ku ifenitesi urabona ni padiri icara neza muri uyu murima birahumbikika rero umuntu mwegene ngo harimo akana ahangaha muri uyu murima abana bariga muri uyu murima ubuzima burakomeje muri uyu murima ariko muvuge ngo muri uyu murima tuvuge nk'umunyamasengesho rero ngo dayimoni yidebekeye irakwasa iyo kubuzi kubita umugabo iyo ntawe ugira kubita fiyasi iyo utagira fiyasi kubita mwene wanyu wa hafi iyo kubizi kubita akazi ariko ngira ngo utangarize kuri uyu munsi muri uyu murima turahomba kandi muri uyu murima harimo igishoro muri uyu murima harimo ubuzima muri uyu murima the pico sign hari ukuva ku rwego kujya ku rundi rwego ariko bahaye ituro ukabona mureba hariya niba rero mutashyigikiye amavuta wowe urajya kureba ituro ngwino ubwiriza amaguru natwe tukubwiriza reba hano ubwiriza reba hano ubwiriza nicyo bambwiye gukora muri uyu murima Imana igutabara ibyo bizera bikorekera ku mavi bibera ku mavi Imana ibitunganyiriza hano ku ivi kubyohereza ari amagambo ikabigarura byabaye ibikorwa byohereza amagambo biragaruka byabaye imirimo ifatira winjira ntacyo winjiranye ariko Imana yaguha ikintu kigaragara ongera umubwire ngo muri uyu murima ntuharenge uvuga icyo uvuze muri uyu murima niho ibyawe bigiye gukunda muri uyu murima niho Imana igiye guca agasuzuguro ku buzima muri uyu murima niho Imana igiye kuguhera agaciro iyi Mana twayikubyeho iyi Mana twayikubyeho ntabwo iraduteza abantu igihe ntabwo ari wowe uri buteze karitsiye n'aba basaza bayimazeho igihe ntabwo irabateza abantu koko mutanyumva ko nenda gusoza mushumva bite bya iminota yangira cyarimo hariya bwira umuntu mwegeranya ngo ntabwo Imana izaguteza abantu karitsiye hari icyo abantu bavuga ariko hari n'icyo Imana ivuga icyo Imana ivuze cyavuguruza icyo abantu batangaje ariko icyo abantu bavuze nticyavuguruza icyo Imana yatuvuze babyemere babyange ugomba kugera aho Imana yavuganye ikintu nyemerera rero ibivuga ntawe ibasije yajya no kubisohoza ntawe yakigitekereza ikintu ndashimira Imana ntareka nabanza nkayikorera akantu ko
ibidasanzwe mu bwami bw'Imana. Kora ibintu bidasanzwe. Niba ngombwa uhanga agasha abandi bagabo n'abagore batakoze, uvuga uti ninjye wa mbere ugakoze mu bwami. Ninjye wa mbere ugatereye kuva nitwa njye. Sabu rwo muranyumva se? Erega ndimo ndagana kuri filizaje. Dawidi ashingiye ku bintu Imana ikoze, ashingiye aho Imana imuvanye, ashingiye ku Imana yamuhaye, ashingiye ku ijambo Imana yamuhaye, ashingiye ku mateka Imana ihindura. Aravuga ati niki nakorera Imana ikumva ukuntu ibaye. Hari icyo bita kwizonga nubwo itazogeka neza, ariko ugomba kwitera kare kavuga ati hari umumama wateranye ndimo ndamubona. Aravuga ati niki nakora Imana ya Isirayeli imvanye mu ishyamba n'umushumba w'intama, nari umushumba uragiye intama, abandi bidasanje abandi muri shok. Niki nayikorera ingize umwami abantu batabyumva, ikangira president umuyobozi w'igihugu cya Isirayeli, bavuga ngo nta dushya Imana igira. Agashya ka mbere ni ukubona umushumba yabaye umwami yicaye ku ntebe. Agashya ka kabiri ni ukubona umutuguzi w'imvange Yosefu yabaye premier minister mu Misiri. Agashya ka kabiri. Agashya ka gatatu ni ukubona umunyaganisiteri yabaye umwami kazi Shabe. Agashya ka gatatu se murimo muranyumva, ni ukubona Moridekayi wari uri kuremba nimugoroba, mu gitondo yicaye ku ifarashi ya Hamani yamanutse Dawidi aravuga ati niki nayikora. N'icyo ndashaka kuvuga ibintu, nari kuvuga ibintu birindwi byateye Imana kuvuga ibintu bikaze kuri Dawidi, ariko mvuge nka bitatu ubundi n'abandi baze bayivuge. Imana ubundi ukuntu imeze irakweduka n'ingari ntabwo wayimara. Aravuga ati ni gute nayizonga ikumva ukuntu ibaye. Niki nakorera Imana ya Isirayeli Imana impaye agaciro ingiriye neza, niki nayikorera ku buryo nyizonga ikavuga ati hari umuntu wavutse afite gahunda, ugomba kuza ku duniya nta mikino, ku buryo na dayimoni zikubona zirakubonamo akazi k'Imana, zikubona nta mikino ngaho. Aravuga ati ngiye kuyemeza. Baburahamu unibeneza asanga Baburahamu bayitwaye mu mahema, araza bayisaka Imana yabaga mu mahema, ba Yakobo Imana yabaga mu mahema, abacamanza na Mose na Yoshua Imana bayitwaraga hehe? Mu mahema. Abacamanza 40 bayoboye Isirayeli Imana yari kiba hehe? Mu ihema. Ari Sahuru umwami wa mbere wa Isirayeli Imana yari yituye hehe? Mu ihema. Umugabo atekereje igitekerezo gisha abandi batigeze batekereza, abwira Imana ngo ni gute naba mu nzu y'imyerezi y'igiciro uba mu ihema Uwiteka Imana ya Isirayeli. Aravuga ngo ngiye kukubakira inzu, nkubakira urusengero. Nabo mu bihe bizaza bazamenya yuko hari umugabo watekereje igitekerezo abandi bagabo batigeze batekereza. Wagitekereza atumira Natani umuhanuzi. Natani natekereje ibi, none Imana se urabona ibyemeye. Natani ngo uwo mwana yambwira ati kora uko umutima ukubwiye, ariko uzayubaka urusengero tukimubwira ngo watekereje neza, nubwo utabishyize mu bikorwa. Ariko bavana niba umuntu yaratekereje adashyize mu bikorwa, uwashyize mu bikorwa urumva Imana yavuga ibintu bingana gute? Nawe se nkukibaza gato, ni ugutekereza ikintu kabisa cya kigabo. Imana ibwira Natani ngo genda ubwire umwami wa Isirayeli umubwire ibintu bikurikira nzakora kubw'igitekerezo cyiza. Icyambere Imana iramubwira ngo ubwami bwawe ntibuzigera buva iwawe. Ubwami, amen. Icyitwa ubuyobozi inkoni y'ubwami iwawe ihe uko gutekereza gusa neza. Icya kabiri Imana iramubwira ngo ugende ubwire umwami wa Isirayeli umubwire ngo watekereje neza, umubwire ngo nzabatoranyiriza ahantu hanyu bwite nk'abashinge. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu iramubwira ngo nta mwanzi uzongera kubabura busa. Nta mwanzi uzongera kugira gute nk'ubwa mbere. Reka nkubwire ngo itangazo ry'ubuhanuzi
ibyakuburabuje byarakuburabuje, ariko ntabwo bizongera kugira gute. Hari ibintu byaburabuje abantu b'Imana, ariko nta mwanzi uzongera kukuburabuza. Ikindi Imana yabwiye Natani, iramubwira ngo ugende ubwire umwami wa Isirayeli, umubwira ngo nguhaye ihumure impande zose. Ihumure, nakira ihumure impande zose. Abasenge, umuntu wategereje kuza mu nzu y'Imana akaba ari mu rusengero, akaba yageze mu ikanisa, yakira ihumure impande zose. Imana ikanze ihumure muri iri teraniro. Amen. Ibyakuburabuzaga ntibizongera ukundi. Imana itangaje muri aya mateka, ntazongera kukurabuza mu Rwanda. Iguhaye ikindi Imana yabwiye Dawidi, yaramubwiye abwira Natani ngo umubwire ngo ngusezeranyije imbabazi z'ibihe byose. Haleluya. Bamara Imana amashimba imbabazi z'ibihe byose. Ushaka ko iwawe haba ibintu bidasanzwe? Kora ibidasanzwe. Usanga ko urashaka kutabarwa mu buryo budasanzwe? Senga mu buryo budasanzwe. Urashaka kuba umuntu w'icyitegererezo ku buryo n'umuntu ukeneye Imana yirebera iwawe? Muri aya masengesho Imana ikora ibintu utari butinde usobanura. Imana iguhereza icyo bita ibihamya. Buriya imodoka utinda isobanura ntabwo iba ariyo neza. Hari imodoka ikunyuraho ukamenya ngo niyo, ihumeka itasakuza, nta mujinya wumva, ku buryo uvuga ati niyo kabisa, ihumeka neza nta stress. N'inzu utinda usobanura ntabwo iba arabayo neza. Hari inzu unyuraho ukavuga ati iyi niyo. N'imyambaro utinda usobanura ariko ngo wambaye neza, ntitukureba ko wambaye neza se, ntabwo irabayo neza. Amafaranga bari kuvuga ngo urayafite ntayo uragira, amafaranga ntiba yavuga yakuvuga. Abantu bafite amafaranga ntabwo bafite umwanya wo kuvuga ngo genda umukire. Ashinga ibintu bigaragaza amafaranga. Musige kwa Rando, musige kwa Rubangura, musige kwa Makuza, musige. Muranye n'umukire, iyo njya kumurangiraho ntuye, ndakubwira ngo katira munsi y'imidugudu ya Gaporo, kandi ntiturahuye. Ariko Gaporo yubatse izina, yubatse umudugudu, nabone katira munsi y'umudugudu wa Gaporo, uragera iwawe. Ibintu rero ukivuga ntibiraba byo. Sako mutavuga bitevanye wa Mungu. Dore Bibiliya nayibumbye muri inshuti zanjye, muhumure, dore ibikoresho dore nageze gute. Imana ikora ikintu ku buzima bwawe ku buryo udatinda igisobanura. Amen. Ahubwo gitinda gisobanura Imana yawe. Bwana sifu. Amen. Mutekereza haleluya. Amen. Kagira ngo ni morale ni igipindi tuguha. Iyi Mana twarahuye, iyi Mana twarayibonye, n'ubu turacyaje. Amina, amina. Murabyumva neza? Twatangiye kuvuga Imana ibintu bisobanye bimeze nabi. Nambaye ikabutura n'ikigubu cy'abagore. Ubu sinaza kuguteraho baraza nambaye gutya style nk'iyi wagira ngo kabite byanye ariko ibyo byaje. Je natangiye kuyivuga nambaye ikabutura n'ikigubu cy'abamama. Kandi nkavuga imbaraga zayo, Imana ikankiza abantu bakanyumva ntibarebe kuri style. Ariko Imana ifite imbaraga no kuri style. Imana ya musongera kukubaka nawe uzabukize kubaka. Iyo wasenyutse nta bene wanyu n'abakuzi barakwiranga. Ubanza wumva ibintu neza, ubona wene wanyu ari uko ibintu bimeze fresh. Je nabonye ba marume, bona bashangaza, igitangaza kirabaye. Haca mbona umuntu ndi kuvuga nk'uko akambwira ngo uri mwene wacu. Amureba nkabona simbuzi, kubera ko mu bibazo byanjye sinamubonye. Abantu baza uko byaciyemo rero nabo mujya mubigaho wenda. Nkabona umuntu ari ngo ni mwene. Ariko ibintu bikiri dance. Muntu nabonye mama
Ukuri kw'Imana nta muntu nigeze mbona ibintu bigicanye umutuku. Hari igihe utura muri zone danje mwebwe ntabwo mubizi mba mbona mwese wagira ngo mwavutse neza. Urabona nk'inzobe yabizi ibigeragezo, ureba nk'uyu muntu urabona ibigeragezo ababizi. Iminsi iragukubita ukibagirwa nuko bakuze. Niba utarataha ku muturanyi ugira ngo utashye wowe iminsi iragukubita ukemera bakavuga ati nemera. Urabyumva neza? Abantu bose ndababura ndasenyuka ndakubitika. Ariko reka ubundi sagashya wese ubwa mbere ubonye umugabo witwa Vumiri. Bavumiri ubundi baba ari abagore baba ari abakobwa. Nasanze ritura n'abagore n'abakobwa ndi umugabo rebo. Sanga nitiranwa n'abagore n'abakobwa. Mama bamu umugabo umbyara heruka atera inda baryamana. Ntazi niba ari umuhungu niba ari umukobwa nuko baheruka bankundaniraho miliyari. Nabyo iyo tuvuga Imana rero jyumva neza. Jyumva neza Imana iriho. Imana iriho irakora irashoboye. Iminsi iransenya nasenyuka. Mbura hepfo na ruguru. Natandukanye na mama afite imyaka 9. Data heruka atera inda. Nakuze mbona umugabo dusa nkagira ngo yabari mu byaha. Nabona umugore dusa nkavuga ntubanza ari mama. Aho yasize barapfa. Itabi rirakwica ukabona umuntu ukagira ngo ni korari cyangwa ni batayo. Kandi ari umuntu umwe muhuye. Ukarinywera mu byatsi kakubwira ko tuyita Dubai kandi ari mu byatsi utazi. Uri aho ngaho mu byatsi. Iyo tuvuga imbaraga z'Imana jya uzumva. Abantu twasangiye droge bamwe barasaza. Uwitwa Nyiranzage nawe umva ko yitwa izina ry'abagore. Nyiranzage. Abanyaduhinga burya baramenya n'urwego rwa ruzaguha umuganira dore ntukarenganya abantu ngo barakize ntibakwiye. Nyiranzage yanyweye itabi. Yari umugabo yitwa Nyiranzage nawe. Nanjye nitwa Vumiriya nawe yitwa Nyiranzage. Nyiranzage urumogi. Nyiranzage urumogi aramubwira ati mwana akora tisi. Kwa kundi birukanka abakora siporo. Nyiranzage rukanga n'ubundi aragaruka yaba. Nyiranzage rukase n'ubu ntagaraje gukira. Nyiranzage n'ubundi. Umusatsi birarangira. Kandi nanjye habuze gato. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 nari ngeze ku rwego nceza muri kaburimbo ntaradivuga muri 2000. Ntaradivuga. Ntagarara uko itabishyize. Kumesa hari abantu bajya muri dushe ntibamenye imbaraga. Hari abantu barira ku meza ntibamenye ikibaye mayidia. Hari abantu bambara imyenda batakuburiye bakumva ari bisanzwe. Twebwe nta dushe nta meza tuzi. Ni umutsima muri puberi ndimo zo muri puberi. Kwambara ikabutura idahindurwa. Nararaga mu bizu bitabamo abantu mu gihe ukambira ko ndaye kuri bakarwanda fo. Kandi naraye mu myanda. Itabi ryashira mu kumesa ari kugenda nkicara mu ruzi nkawungura bikanyumiraho. Cyangwa urumero kiriho hari system yo gukaraba. Ugababaye abashumba bahita gukaraba bakabura soje. Iyo system twakarabaga. Kunyuza ibirenge. Ubwo buzima bwanguruye kurwarira tumbereze. Bwanguruye kurwarira twe ntabwo twazitaga inda. Twazitaga abafaransa cyangwa abasuwisi. Iyo izuba nkaririya nk'iryo ryavaga ubona dinda ziyagara ku gikobo. Zaba zikuri kavuga ati mwana tabafaransa bamere nabi wamukoro y'ibitsi n'ibindi. Imana yahije abafaransa bahariya mwiyarara mu ikomera amashyi mu mfite. Imana ijya yubaka umuntu kandi akaba ageze gute? Imana ijya yubaka umuntu ukongera umubwira ngo yongere kubake yarakubatse oya yongera aha niba yarakubatse nikora finisaje nikora icyo bita finisaje ku buzima ababyakire bazamure haleluya nikora ya mangeza na pera nikora icyo bita finisaje. Reka mabwira ukuntu Imana yanyubatseho gatoya. Vuga nk'ibintu nka 3. Pastor Nashe. Washaka nomero yanjye arayo. Washaka nomero ye. Mwihore nayo nomero yanjye sino gupfa. Amavuta. Komeza tugendera. Amavuta. No.
Imana ijya yubaka umuntu yarangiza ikamwubaka kandi akaba yubakitse rwo. Reka amabwire bavana se muri mamurani wamuhaye nimero yawe akaguha arashaka ituro se ora nta muntu mwegere nyonga uzi nomero yawe 5 28 41 50 subiramo 0785 28 41 50. ubwo aho iwacu muvuge ariko hari ikibazo ko nta byaha mfite nakijijwe ibyo nari nakoze nabyo babariwe. Njya ku rusengero rw'abarokora bita kuwandamira imata muri Nyaruguru ahantu bita ku ruganda rw'icyabantu bahazi. Ngaho niho mama akomoka naho ninjira mu rusengero rw'abapeni nibwo bwa mbere nari ngezeyo bitira muri korari nkuru mitasuza umukecuru nabwo ni umwana shumi yanjye wangu pire kwa konde bakuganya ndamubwira ngo umwana uzomba aho wangu urumva kubivuga mu rusengero bwabyo nabyo nagashe umukecuru avuga ati mu izina rya Yesu dayimon aratokesha amakuru ariko yitegereje abona ndi umuntu mushyashya mu rusengero arambwira atabashite n'ibicara hano bicara hari anyerekaho nicara mu kwezi narihana umunsi umwe pastor arabwiriza nakiraga kizaransengera bitanuzura umwuka wera mvuga mu ndimi mishya nkaguruka gutyo vumera nuko nahamaga muri korari ntangira gusenga uko ngenda negera Imana. Reka mbabwire umushyiremo imbaraga mu kwegera Imana. Hari igihe Imana itabikora ariko ikaguha amakuru y'uko bizaba. Imana impa amakuru ndi kuyegera ndi gusenga irambwira ngo ndiso ndi nyoko nuko Imana ikintu cyane jegeze mu rusengero nukumva Imana imbwira ngo mwana wanjye vumiriye ko sinigeze numva iryo jambo imbwiye ngo mwana wanjye vumiriye ndavuga nti nubwo ntazi data nubwo ntazi mama mbonye papa witwa Imana ishobora icyizere cy'ubuzima naho natagiye kugira icyizere cy'ubuzima ngo mfite papa n'ubu ndi muzumva mu matera n'Imana ivuga iravuga ngo mwana wanjye nuko ivuga mu matera Imana irambwira ngo ndaguhamagaye kandi nguhamagaye gukoresha ibintu bidasanzwe. Irambwira ngo nubwo nkwemere kukubera umubyeyi nzaguha so nzaguhanyuka ababyeyi bakubyara nzabaguha bose nuko Imana yambwiye uko yabivuze yabimbwiye muri 2004 nzi Kigali hari amateka maremare 2008 2009 mu kwezi kwa gatanu niho nabonye mama umbyara turahura gutya bizakirayo ntabwo twari kumenyana twari twaratandukanye mfite imyaka 9 kongera guhura muri 2009 narisha kunangana duhuzwa na muri mutuye kuri tapiri y'Inyagamba ni marume waduhuje